Icyumweru cyiza shuti bakunzi ba Mwiki Official, nizere ko muri amahoro aho muherereye ariho hose, ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Yemwe rero mwumve ko tubifurije kugira icyumweru cyiza aho muherereye ariho hose. Abatwumva mugiye kujya gusenga, namwe tubifurize kugira icyumweru cyiza nyine, ndetse n'amasengesho meza. Ibyo musengera byose Imana ibikore mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma munyemerere mbabwire ko ikinzinduye aya masaha cyangwa se ikitumye nza kuri mikoro za Mwiki Official no kugira ngo mbabwire bimwe mu bibaye muri iki cyumweru. Mu gihe twe tugiye kujya gushimira Imana, hari abandi bazindutse bajya gutabara abavandimwe babo baguye ku rugamba. So ubwo rero nyaboneka mwumve ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niko biba bigomba kugenda. Hamwe usanga duseka, abandi barira, ni mw'ubwo buryo nyine. Gusa Imana yacu yo ni igitangaza gikomeye cyane, niyo ibigena ni nayo ibikora. Irabizi ko none aramarira, ejo ari uguseka. So rero hanyuma ndagira mbabwire ko nzindukanye amakuru akomeye cyane ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tugiye kurebera hamwe ibyo u Rwanda rwavuze mu ijoro ryatambutse, hanyuma kandi turaza kurebera hamwe ibyabaye i Kinshasa. Ese Felix Antoine Tshisekedi, uyu mugabo wibasiwe n'abatari bakeya cyane, noneho uru rugamba rwa media cyangwa se rwa social media araza kuba arukira ko mbona bagiye kujya bamugabaho ibitero, navuga ko ari karabutaka by'umwariko byo kwikorana buhanga. Hanyuma turaza kuri Evariste Ndayishimiye wamaze kubatumiza abacashuro 462 tayari bo kujya kurinda ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, ndetse n'abatekinisiye nyine barenga hafi ngo 23 bagiye kuba bakoreshwa by'umwariko muri ya system nshyashya bahawe n'igihugu cy'Ububirigi, by'umwariko ikoreshwa hariya ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Hanyuma turikoza ku mirwano ikomeye iri kubera hano muri Uvira indani rwagati. Kera kabaye birashoboka ko inyeshyamba za M23 bishoboka ko zaba zigiye gufata iyi teritwari mu buryo obweruye. N'ayahe makuru rero agezweho yandi ni ukuvuga ngo mu Minembwe, mu bice bituyemo abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, naho hakomeje kwibasirwa n'ibitero bya drone ndetse n'indege zo mu kirere nyine zirasa, by'umwariko zirimo na za Sukhoi. Dore ko uyu munsi aya makuru angezeho avuga ko Sukhoi 25 ishobora ko yazamutse ikagera hitwa Shabunda. Bimeze bite rero? Tugiye kurebera hamwe. Ese inyeshyamba ziyemeje gufata kasozi kitwa Kamituga, ese aka gace izi nyeshyamba ziraza kugafata? Bimeze bite rero? Kugeza aya masaha byose ugiye kubyumva. Teritwari ya Masisi, teritwari ya Warikare, zombi zaramukiyemo imirwano, navuga ko ari vumbi na jasho. Hanyuma wowe rero ntiza umwanya muto cyane, ni minota mike cyane ndasanga ni 10, hanyuma nkugerereyo nkubwire uko byifashe. Ngiye kukuzengurutsa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uzengurutse urw'imisozi igihumbi cyangwa se urwa Gasabo cyangwa se u Rwanda rumwe wumva bavuga, hanyuma nkugeze mu gihugu cya Eden cyangwa se nkugeze muri Eden ya Afurika. Ubwo ni mu gahugu kinyegeje hakurya iyo ngiyo mu bavandimwe cyangwa se mu baturanyi tuturanye ariko turyana. So rero munyemerere tubabwire uko bihagaze. Nyamara ntago ari abaturage twe turyana, ahubwo n'ubuyobozi butumvikana, naho abaturage buriya tuba turengana cyane cyane kabisa. Abasivile baba barengana, ahubwo ibyo ni ibibazo bya diplomasi ndetse n'ibibazo bya politike z'ibihugu zidahuye. So munyemerere rero tubyinjiremo indani kwa ndani, sinjya ninjira mu bya politike cyane, ariko iyo bibaye ngombwa mbivugaho. So rero reka mbabwire uko byifashe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko munyemereye gatoya nahera ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Abaturage bamwe batuye mu gihugu cy'u Burundi bagize batya babaza Evariste Ndayishimiye ikibazo, ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye, ati mwijwi ry'abaturage, ati turabaza indege y'igihugu cyacu bivugwa ko iri i Madrid iri gukorwa, ati ko twategereje imyaka 11 ikaba yihiritse, nawe ubwawe nta ndege ugira. Ese iyo ndege ntago irakora cyangwa ni ikihe kibazo cyabayeho, cyangwa se iri mu kazi mwarayikodesheje? So
Evariste Ndayishimiye agize atya agiye kubasubiza arababwira ati nibyo koko, atumbashije ikibazo cyiza cyane, ati reka nyigusubize mw'ubu buryo, ati twebwe ati dufite indege niko kuri kugeza na n'ubu iracyari i Madrid mu Budage, niba ari no mu Budage ubu tuvugana niho ngiri ku kibuga cy'indege cya Madrid, ngo iri gukorwa ngiri mu igaraje, atari ko basanze hari ibyuma bibura, ikaba rero izoherezwa mu Bwongereza kugira gute kuba ariho ngikorerwa kubera ko ibyuma bibura biri mu Bwongereza. Ati twishyura akayabo k'amafaranga buri kwezi ko kwishyura iyo garage iyo ndege yacu iherereyemo. Ati rero ati nashyizeho itsinda ribishinzwe kugira ngo rikurikirane iby'iyo ndege, hanyuma noneho tumenye ibivamo uko bimeze, hanyuma dufate umwanzuro niba dushobora kugura indi cyangwa se tugafuma tugakoresha iyo ngiyo ikarangira. Ati wavuze ngo imyaka 11 iraheze, ati nibyo koko nukuri, ati iraheze iyi ndege iri mu igaraje, ati tumaze kwitanga akayabo, ati k'amafaranga menshi ashobora kugura indege ebyiri nkazo. Iyo rero ikaba ari ekonomi mbi, ikaba ari imibare mibi cyane, mibi bashyizemo, kuko urumva niba baratanze amafaranga aguze indege ebyiri bari gukoresha imwe ntinarangire, urumva ni ikibazo. Yavuze ko kandi ngo bazarebera hamwe niba iyo ndege ishobora gukora cyangwa se izatinda, ngo bikaba ngombwa ko bayigurisha bakaba bagira gute bakongera andi mafaranga hanyuma bakagura iyindi. Ati ariko ntimukagire ubwoba, ati buriya njyewe ingendo nyinshi nkora, ati ngenda n'indege, ati nakoze inshuti, nakoze abavandimwe, tiyo ngizi yonjya, ati ndabahamagara bakambwira ati rwose vayo ufata indege urangiza wigendere. Ibi rero bahita babivuga yuko nyine atari ibintu byiza cyangwa se atari byo perezida arakwiye gusubiza, basi yarakwiriye ngo gusubiza avuga ko biri mu nzira gukemuka, kandi nibidakemuka ko bazagura indi. Ntajye kurondogora avuga ko ngo abaturanyi babatiza, nyaboneka ibyo si bikorwa byiza. Hanyuma munyemerere twinjirire muri aya makuru nari mbanje kubabwira. Evariste Ndayishimiye n'abaturage be uko bamubaza, yarangiza akabasubiza ko ikibazo cy'indege kitamuhangayikishije, ngo ahubwo ahangayikishijwe n'umutekano ndetse n'imibereho y'abaturage. Ati naho indege yo izakorwa cyangwa se ibyihorere, ati umuturage ameze neza ibyo ntacyo bintwaye, naho ingendo zo nzajya ntira Kisekedi, ntire n'abandi bashuti banjye bantize ngende cyangwa intege mu bagenzi nk'abandi. Ibi rero ni ibyavuzwe na nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, niko yasubije abaturage biwe. Yashyizeho itsinda ngo bikurikirana, so dutegereje kureba rero uko biza kuba bigenda. Ese iyi ndege iraza kuba ikorwa cyangwa se iyi ndege iraza kugurishwa hagurwa indi? Turaje rero byose tubikurikirane mu minsi mikeya cyane, nzabagezaho amakuru mbabwira icyo gikorwa, niba cyarakozwe, niba Evariste Ndayishimiye yaragishyize ku murongo cyangwa se yaramaze kuba abitereka muri bije y'igihugu, n'ubundi niba ingengo y'imari bakoresha buri mwaka bakongeraho n'ingengo y'imari yo kugura indege nk'igikoresho kigomba kubafasha mu ngendo zigiye zitandukanye. So munyemerere rero amakuru yacu tuyatangire mu buryo bukomeye cyane, tuyatangirire hano muri Uvira. Hanyuma muri Uvira mbanze mbasobanurire iby'urugamba rumeze. Tukiva mu gihugu cy'u Burundi ku by'indege, reka twigarukire gatoya ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye aherutse kohereza abandi basirikare basanga 461 boherejwe hano muri Uvira. Benshi muri bo babwiwe kuguma ku mupaka Katumba gutegereza inyeshyamba za M23 kugeza igihe zizahagerera, ati bakazirwanya bivuye hasi ndetse no hejuru, hanyuma ibikorwa byabo nyine bakabikora neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo barinde umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse no kwinjirwa n'inyeshyamba za M23, ngo kuko ibimenyetso bigaragaza neza ko inyeshyamba za M23 nta kabuza nta kizazibuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bikekwa ko bamwe mu batasi b'inyeshyamba za M23 ngo bamaze no kwinjira
kwinjira tayari mu mujyi wa Bujumbura. Kugeza amaginga aya ngaya umutekano mu gihugu cy'u Burundi mu minsi mike nawo uraza kuba ugerwa ku ntoki. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byo mu Burayi byagiye bibwira abaturage babo ati muveyo. Ibi rero bikagaragaza ubutasi biriya bihugu biba bifite birimo nka za Amerika, Budage ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aho bagiye babwira abaturage babo basanzwe baba hara mu gihugu cy'u Burundi, barababwira ati mugire bwango muveyo, ati kuko turi kubirebesha amaso tukabona iyo ngiyo kabisa ntago ibintu bimeze neza. Bityo rero niyo mpamvu hari amakuru ari kuvuga ko inyeshyamba z'ama 23 zishobora tayari kuba zamaze kuba zisesekara mu mujyi Uvira rwagati. Akaba ariyo mpamvu igisirikare cya leta Kinshasa cyapanuye impande zose ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba gitangatanga by'umwariko mu muhanda wa Kawesi ndetse n'umuhanda wa Prende Ruzizi. Ahangaha rero nakiriye amakuru avuga ko inyeshyamba za M23 zabazengereje ku rwego rwo hejuru cyane. Ibitero bya gorira byaraye biba ijoro ryose kabisa, aho zino nyeshyamba z'ama 23 bikekwa ko zaraye zirasa ku gisirikare n'ubundi cya leta FARDC ndetse na Wazalendo, nyuma yuko Wazavidiki zino waza n'ubundi ziyobowe n'aba bagabo bageze kuri batatu, harimo uwo bita Colonel plutôt bamwita General William Yakutumba ndetse n'uwo bita Foka Mike ndetse n'undi bita Ngoma Nzito. Ahangaha rero bakaba bakoze ngagashya ndetse no gutegura plan B, icyo bita plan B, kuko plan A yari yamaze kuba ibapfana, bahita bakubitamo icyo bita plan B. Barangije ngo bazamukaniza Sarambwe ku bwishi, ngo barabarasa ivumbi rirabatumukana. Ushobora kwibaza tese babarashe mu buhe buryo? Aktiko zino nyeshyamba nazo burya zitoroshye nubwo tubivuga uko nguko. Amakuru nakiriye avuga neza ko M23 ubwo yasaga nkaho ituje, ariko burya babagabye igitero cyari gitunguranye. Nyaboneka iki gitero kandi ngo gisize gikomerekeje abasirikare bageze kuri 6 b'inyeshyamba z'ama 23. Ayo namwe mu makuru mfite, ariko iki gisirikare cya leta FARDC ngo cyakamesheje ngo ndetse nabo bita Wazavidiki bari kwikomanga ku gatuza kugeza amaginga aya ngaya, nabo birakekwa ko ngo bamaze kuba bakora operation z'umwijima, mu gihe ngo M23 ateguraga iyo plan A ndetse abangaba nabo bahise babategurira icyo bita plan B, icyo kwita akwica ndetse no gupfubirya umugambi. Bavuga ko ubutasi basigaye bafite abasirikare ba FARDC burenze, ati kuko basigaye batata muri M23 indani. Birumvikana ko ubwo naho hatayare hamaze kugeramo umugambanyi. Amakuru nakiriye no kagace bita Kawezi, ariko kari kateguwe kugira ngo katake umujyi Uvira, bari hano za Tema ndetse na Mungwengwe, bahite bamanukana bifaru byabo, nibarangiza nibabona hari abasirikare bagiye bakubita igikopora kimwe hanyuma kibikemure byose. Ibi rero nago byabayeho bitewe nuko bano barwanyi ba 23 nyine bageragezaga gukora operation zikomeye cyane zihambaye, ariko nyine ibintu ntibyabagendekera neza nk'uburyo ki babishakagamo. Birumvikana ko ibintu biba abitoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Izi nyeshyamba z'ama 23 ziba zikomeje kugenda zihura n'akaga gakomeye cyane. So tukiri muri ibyo rero, tukiri muri ayo makuru, ndagira ngo nkwihere andi makuru akomeye ari kuvugwa n'ubundi muri bino bice, nkubwire ko ibintu bitoroshye na gatoya. Inyeshyamba z'ama 23 kuri ubu ziri mu kazi gateye ubwoba. Ubu tuvugana nyine bari mu kazi, bari gukora iyo bwabaga kugira ngo bagire gute, barebe niba bashobora kwigarurira n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anga rero bimeze bite cyangwa se byagenze gute kugira ngo izi nyeshyamba za 23 zibe ziri gukanga FARDC ku rwego utabitekerezamo? Namakuru uyihutirwa ku rugamba, ku mirongo y'imbere, indani kwa ndani. Nakiriye amakuru akomeye cyane ari kuvugwa muri bino bice. Hari amakuru nakiriye avuga ko inyeshyamba za 23 ziherereye Shabunda, hangaha neza ni muri territoire Shabunda. N'ubundi hari indege ya Sukhoi 25 yaje kuza kubarasaho, ariko kubarasaho n'ubundi ibintu ntibyabagendekera neza cyane nk'uburyo ki bari babipanze. N'ubundi birangiye bakubiswe ishiro mu minota mike cyane nk'iyo guhumbya. Nyeshyamba za 23 ziba zikoze operation zitazimanukira ku bwishi
hanyuma nyine baba berekanye ubudasa bwabo. Birakekwa kandi ko inyeshyamba za M23 hari amakuru nakiriye ari kuvugwa yuko bano barwanyi ba M23 baba bagize gute, baba barashe ibaba ry'iyo ndege ya Sukhoi 25 kuri ubu bikekwa ko ariyo yaba iri mwako kazi gakomeye n'ubundi kugeza amaginga yanga. Rero birumvikana ko ibintu bitoroshye abe na gatoya, aho Wazalendo bakomeje kugenda bataka M23 mu buryo bukomeye cyane, ariko na M23 burya ntago yigeze yorohera icyitwa waza vidiki cyangwa se Wazalendo. Barabazalendo muri imisi bamaze imisi bakora icyo bita coalition, bakagaba ibitero bikomeye cyane imurenge, bakivugana abasivile, kuko buri munsi nagerageje gukora imibare ngeraranyije n'abapfa, usanga ku munsi by'urapfa abaturage bageze kuri 2. Abo ntago ari bakeya, by the way ntago ari bakeya, kuko buriya niba ari buri munsi urumva imisi 5 baba ari 10, abantu 10 buriya baba ari benshi cyane. So nyaboneka ibingibi ni ibikorwa bikwiye kwamanirwa kure. Iyi ni genocide isa naho yateguwe. Ibi bikorwa ubona ko ari ibikorwa biteye isoni habe cyane cyane by'umwihariko biri gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. So andi makuru mfite nayo muri Masisi ndetse na Rucuro, birakekwa ko naho harimo urugamba rutoroshye na gatoya. Inyeshyamba za M23 ziri mu kazi gateye ubwoba, ziri mu kazi muri operation z'umwijima ara mu mashyamba za Kazaroho, hari abari kurwana n'icyitwa Waza, bari kurwana n'icyitwa FARDC, bari kurwana n'icyo bita FDLR, basirikare batari bacya cyane kabisa. Ariko amakuru mfite nuko hinjemo babandi batagira impuhwe. Ubyumvise neza cyane, hinjemo babasirikare ba M23 batagira impuhwe. Hari abasirikare ngo ba muri M23 batagirira impuhwe n'uruhinja, batagira impuhwe habe. Iyo bagusanze uri umuzarendo bagomba kukwica kandi n'umuryango wawe ntibawusige. Bivuze ngo n'umwana wawe yaza umuzarendo akazabarwanya. Aba bazarendo, aba basirikare ba M23 batojwe bunyamaswa, ngo batojwe bababajwe ku rwego rw'hejuru. Niyo mpamvu nabo iyo bagiye ku rugamba batajya bagira gute bashyiramo imiyaga. Niba bagusanze mu ishyamba ntacyo ukoramo, wakaba uri mu nzu nyine, ubwo uri aduyi barakurasa. Waba uri aduyi wa utari aduyi, ubwo nyine kuri bo baba babona uri umwanzi. So ibi rero ni ibikorwa bikomeje gukorwa n'inyeshyamba za M23, nubwo abaturage bakomeje kwitotomba bavuga ko bakomeje kwicwa nabo. Aka byose nze kubikoraho amakuru mu kanya gato akari imbere. Niko Pacifique hano kuri Mwiki Official, kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.